Haleluya, 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 ndabaramukije bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Iyi ni Bibiane TV, ni Bibiane Imana ishimwe basuhuza, ubifuriza amahoro y'Imana, amahoro atangwa na Yesu, abonerwa muri Yesu Kristo. Nkunda kubivuga cyane, muri Yesu Kristo harimo amahoro yuzuye utabona ahandi. Icyakora Yesu yasize atubwiye yuko adusigiye amahoro, aduhaye amahoro ye, atayaduhaye nk'uko isi iyatanga. Yarabizi neza ko hari amahoro isi itanga, amahoro y'ibipirate, hakabaho n'amahoro originale, amahoro yuzuye, amahoro ya Yesu Kristo. Ayo rero niyo mbifurije ngo abuzure abasendere mu izina rya Yesu Kristo, kuko niwe wayadusigiye. Rero mbahaye ikaze, mugubwe neza, muze dusangire ibyo kurya by'umwami, muze karibu ku meza y'umwami dusangire ibyo kurya by'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Tugiye rero kuganira ku ijambo rivuga ngo intama za Kristo zari zaratatanirijwe mu madini atandukanye, zikuwe mu itorero rukumbi rya Kristo. Uwiteka aho zatataniye mu bashumba batandukanye, Uwiteka arazibambuye, azigaruye mu itorero, agiye kuziragirira ubwe. We mushumba mwiza, we mushumba utayobya, we mushumba utarumanza, we mushumba utiyitaho ngo yibagirwe intama, we mushumba wemera kwitangira intama, isega ryaza akarwana naryo. Ariko aba bashumba babi, iyi ntama zitewe n'amasega, usanga abashumba bandi batari Kristo bazitaye bakigendera, amasega akirara mu mukumbi w'intama. Yesu rero aje kwisubiza itorero rye araryisubije. Ryari ritataniye mu mahanga yose, mu misozi igiye itandukanye, ahantu hose hatataniye itorero rya Kristo. Agiye rero kuribumbira hamwe, hanyuma ribere umushumba. Ibyo bivuze iki? Mu madini yose agiye atandukanye harimo intama za Kristo zatataniye muri ayo madini anyuranye. Ayo madini, abo biyita amadini n'amatorero atandukanye, harimo intama za Kristo. Yego, niko kuri, zirimo. Ariko koko izo ntama nizumva ijwi ry'umwungeri mwiza uhamagara ngo yemwe ntama zanjye, aho mwatataniye ntago hakiri safe, nimuze, ibintu byahinduye isura. Uwiteka hari iyerekwa yampaye, nararibabwiye, ubwo nabonaga abashumba baragambaniye intama. Uko intama zinjira mu kiraro zigiye kugaburirwa, mbona bazifungiraniyemo. Ahubwo umushumba wazinjizaga mu kiraro aho agiye kuzigaburirira, nkabona yuko yamaze kugambana ahubwo n'abaza kuzikindagurira muri bya biraro. Rero ayo madini yahindutse, mwayahinduye ibiraro by'intama. Ariko murangije muca ruhinga nyuma, mugambana n'abaza gukindura intama kubw'ibiguzi ntazi, kubw'indamu, kubwo kwikunda, kubwo kwiragira ubwanyu. Ariko ntago bizaguma gutyo. Uwiteka intama ze ni ukuri arazibambuye. Ikibazo gihari ni kimwe: intama zibagiwe ijwi ry'umwungeri. Umwungeri arahamagara ati yemwe ntama zanjye, yemwe ntama zanjye, nimusohoke muve muri ibyo biraro, muze ngiye kubiragirira ku misozi ya Isiraheli, ahari akayaga keza, ahari umwuka mwiza, aho nzabiragirira, aho intama zanjye nzazitaho, izavunitse nkazunga, nkazikorera ibishoboka byose kandi zigahumeka umwuka mwiza. Nimuve muri ibyo biraro mwafungiraniwemo, yemwe ntama z'Uwiteka arahamagara, muve muri ibyo biraro mwafungiraniwemo, mwumve ijwi ry'umwungeri ubahamagara. Umushumba mwiza
arashaka kubiragirira ubwe, mutandukane rero n'abo bashumba bimenya ubwabo. Rero nagira ngo mbabwire, itorero rya Kristo yarisize ari rimwe, ryunze ubumwe, nyamara Satani n'uburiganya bwe ahitamo gutatanya umukumbi, awutatanyiriza ahantu hatandukanye, ariko kuvuga havutse amadini atandukanye. Umukumbi w'Uwiteka, itorero rya Kristo cagagurwamo ibice, ariko igihe kirageze ngo abana b'Imana bongere bateranirizwe ku mushumba umwe, ari we Kristo. Nta wundi mushumba Yesu yadusigiye, ntawe, ahubwo intama zatatiye umushumba wazo rukumbi, umwungeri mwiza, zijya mu maboko y'abashumba babandi bimenya ubwabo, abashumba b'amadini, abungeri mu madini atandukanye. Murabizi bafite intama hirya hino, ariko izo ntama bazivanye hehe? Bazivanye mu itorero rya Kristo ryahoze ari rimwe, uko ryasizwe n'intumwa, ryahoze ari itorero ryunze ubumwe, itorero ridafite umuyobozi wundi usibye Yesu Kristo. Ari naho Yesu Kristo yatwihanije atubwira ati ntimuzagire uwo mwita so, ntimuzagire uwo mwita so wundi, kuko so ari mu ijuru. Ariko uyu munsi dufite ba dadi, dufite ba mami, dufite ba papa, dufite papa, dufite n'abandi batandukanye, ariko birababaje. Umushumba rukumbi ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Intama ze rero zaratatanijwe, nibyo, zaratatanijwe, zitatanira mu mahanga atandukanye, zitatanira mu madini atandukanye, zitandukanira mu matorero ariyo nge nita amadini anyuranye. Ku bw'ibyo rero bafite n'abashumba batandukanye, bafite n'amabwiriza bahabwa nabo, buri kiraro gifite amabwiriza kigenga. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka yarebye ibibera muri ibyo biraro, arababara, afata umwanzuro ntakuka ko intama ze, ubwo abashumba yazihaye bananiwe kuziragira ahubwo bakazitatanya, afashe umwanzuro wo kuzisubirana, akazibera umushumba, akaziragirira, izavunitse akazunga, izinanutse akazondora zikabyibuha. Ariko ubwo umwungeri mwiza ari guhamagara intama, intama zaba ziri kumva ijwi ry'umwungeri cyangwa zararyibagiwe? Mbega agahinda, mbega akaga! Nizere ko intama z'Uwiteka zitibagiwe ijwi ry'umwungeri mwiza, ngo zikomeze zirorongotane zumva amajwi y'abashumba bakorera ibihembo, baragirira ibihembo. Bakaba baribagiwe, abo bashumba baragirira ibihembo, bibagije ijwi ry'umwungeri mwiza. Intama baragijwe intama, bazibagiza ijwi ry'umwungeri nyirazo, ijwi ry'umwungeri mukuru. Abashumba baragirira ibihembo, baryibagije intama. Mu yandi magambo, intama ntizikizi kumva ijwi ry'umwungeri, intama ntizikizi kumva ijwi ry'umwungeri, ahubwo amatwi yazo asigaye yumva gusa ijwi ry'abungeri baragirira ibihembo. Rero ni akaga gakomeye. Uwiteka rero arahamagara ngo yemwe ntama zanjye, atanze iri tangazo ngo intama agiye kuziragirira, azambuye babashumba, babandi bimenya, babandi biragira ubwabo, babashumba ba Isiraheli. Uwiteka abambuye intama. Ibyo nshobora kubivuga ukavuga uti uyu yahanzweho, uyu yasaze, ibyo avuga ntibisobanutse. Ariko niba ufite umwuka w'Imana, reka tugendane dusome ibyanditswe byera, bwo buhanuzi butavangiye, mwumve ibigiye gusohora ku ntama. Uwiteka azifitiye gahunda nshya. Gahunda nshya yihe? Nuko intama agiye
kuziragirira. Ibi rero yemwe bungeri mwe, yemwe bungeri batandukanye, yemwe bungeri batandukanye, yemwe bashumba bashumbye intama ahantu hatandukanye, nimwumve ibi ngibi kandi mubishyire mu matwi yanyu, mubyegereze umutima wanyu, mwumve icyo umwami Uwiteka avuga. Tugiye gusoma Ezekiyeli ibice 34, umurongo wa mbere turageza aho Uwiteka yifuza ko tugereza. Tugiye rero kureba icyo Uwiteka avuga kuri abo bungeri batatanije intama, bakazitataniriza mu mahanga yose kugira ngo baziragire, bakazibagiza umushumba mwiza, umushumba umwungeri mwiza. Ijwi ntabwo intama zikibasha kumwumva, ahubwo zirorongotana zikurikiye amajwi y'abashumba baragirira ibihembo bimenya ubwabo. Ibyo rero byarakaje Uwiteka, nimwumve icyo ari kubabwira. Abungeri ba Isiraheli bahanwa, yemwe mwatatanije intama mugiye guhanwa. Nta kundi byagenda, kandi cyavuzwe Uwiteka arinda ijambo rye akarisohoza. Iyo hashira imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ijambo ry'Uwiteka ryavuye mu kanwa ke, nk'uko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, niko n'iki gitabo cya Ezekiyeli cyahumetswe n'Uwiteka. Nimwumve rero uburyo Uwiteka yabivuze akabirinda, akaba agiye kubisohoza cyangwa se yaranatangiye kubisohoza. Abungeri ba Isiraheli bahanwa. Aha, uyu munsi shyiraho abungeri uzi bahanwa, kuko Abisiraheli ni ubwoko bw'Uwiteka, ni ubwoko bw'Imana. Uyu munsi twese tuvuga ko turi abana b'Imana. Hari uburyo rero abana b'Imana bitwa abana b'Imana, ngo icyakora bamwemeye bakamwizera, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye Yesu Kristo bakamwizera, abo bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo rero nibo Isiraheli y'uyu munsi. Abashumba babo rero nibo bari kubwirwa ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli, ku bungeri b'umuryango w'Uwiteka, ku bungeri b'intama. Uhanure ubwire ababungeri uti, nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Yemwe mwabungeri mwe b'umukumbi, muzabona ishyano, niko Uwiteka avuze. Ngo mbese abungeri ntibakwiye kuragira intama? Sibyo se koko? Abungeri ntibari bakwiye kuragira intama? Ngo ariko mwebwe murya ibinure by'iki? By'intama muragiye, mukiyambika ubwoya, n'ubwoya bwazo nibwo mwambara. Bivuze ngo murya intama kandi mwambara intama, impu zazo. Ngo mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Yo, njya mbona bigamba ngo turya amaturo, ngo twambara amaturo, ngo twigisha abana bacu mu maturo, ngo tugira gute. Nguko uko ijambo ry'Uwiteka ribasohoreyeho. Ngo ariko mwebweho murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye, ariko ntago muragira intama. Ntimuragiye intama mu by'ukuri, usibye kuzirya mukazambara. Nguko uko ijambo ryahanuwe ribasohoreyeho. Ngo izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Nguko uko abashumba, nguko uko abungeri b'intama z'Uwiteka bazigenje. Ngo izacitse intege ntibazisindagije,
nta nubwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu, nta bwinyagamburiro zifite, mwazifashe bugwate. Nguko uko abungeri b'iyi minsi bameze, nguko uko ijambo ry'Uwiteka ribasohoreyeho, mwaziragirishije igitugu n'umwaga. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe. Ubundi ninde wababwiye ngo mutatanye intama z'Uwiteka zikaba zibaye ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe nyine? Intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Ntaho utasanga intama z'Uwiteka. Kwa runaka hari intama y'Uwiteka, kwande hari intama y'Uwiteka, ubwo ndavuga ya madini yanyu. Kwande hari intama z'Uwiteka, kwande runaka. Muri Kiliziya Gatolika hari intama z'Uwiteka, mu Baporotesita hari intama z'Uwiteka, mu macacizi atandukanye kwa Gitwaza, kwa Minyoni hari intama z'Uwiteka. Aho ntavuze hose mwiyumve, hari intama z'Uwiteka. Aho ngaho usengera, muri iryo dini, muri iryo torero wita itorero, hari intama z'Uwiteka zahatatanirijwe. Buri ntama rero ifite umushumba uyishumbye. Ngo intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose. Mu isi yose, noneho saho mvuze nari mpereye mu Rwanda kuko ijya kurisha ihera ku rugo, ariko intama z'Uwiteka zatataniye mu isi hose, kandi nta waruhije azishaka habe no kuzibaririza. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabungeri mwe, ati yemwe mwabungeri mwe, mu mazina yanyu mwese uwitwa umwungeri wese w'intama, umwungeri, umushumba w'urusengero runaka, umushumba w'idini runaka, mu matitire yanyu aremereye, nimwumve icyo Uwiteka avugana namwe. Ngo umwami Uwiteka aravuga ngo ndirahiye. Mwabyumvise ko Uwiteka yirahiye ngo ni ukuri ubw'intama zanjye zaretswe zikaba iminyago, zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo, ntibaragire intama zanjye. Nuko rero mwabungeri mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo, ze kubabera ibyo kurya. Umwami Uwiteka aravuga ati dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake. Uwiteka urakoze, baririza intama zawe uzishake, kuko zararongotanye, zatataniye mu mahanga yose. Uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose. Mwabyumvishe? Uwiteka agiye kuzizana zirokore azikuye ahantu hose zatataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima. Kandi nzazizana nzikuye mu mahanga, nziteranirize hamwe, nzikuye mu bihugu. Nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite. Hariya hose zitataniye ntabwo ari mu gihugu cyazo bwite. Uwiteka agiye kuziha igihugu cyazo bwite, aziragirire. Nziragire ku misozi ya Isiraheli, iruhande rw'imigezi n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga z'imisozi ya Isiraheli. Ubu ngubu intama ziri mu biraro bitandukanye, ariko hari ikiraro Uwiteka agiye kubakira intama ze.
kizaba kiri mu mpinga z'imisozi ya Isiraheli, nibwo zizarara mu kiraro cyiza. Icyo ni cyo kiraro cyiza zigiye kuraramo. Uyu munsi ziri mu biraro bibi, zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isiraheli. Jye ubwanjye ni njye uziragirira intama zanjye kandi nziruhure, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Ibi si njye ubivuze. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura. Izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura. Zose nzaziragiza gukiranuka. Kandi nawe mukumbi wanjye, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi, n'urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. Bene data, iri ni ijambo Uwiteka amanuye kugira ngo muryumve mwese. Yemwe ntama, ngo kandi nawe mukumbi wanjye, umenye yuko Uwiteka agiye kuza agaca urubanza rw'amatungo n'andi, urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. Uwiteka rero, iyi niyo gahunda afitiye umukumbi we, afitiye intama ze. Ari guhamagara ngo agiye kuziteraniriza hejuru ku misozi ya Isiraheli, aziragirire ubwe. Ngo nzaziragirira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga z'imisozi ya Isiraheli, nibwo zizarara mu kiraro cyiza. Mbese ntabwo wifuza kurara mu kiraro cyiza? Uwiteka arahamagara intama ze ngo zive mu bindi biraro byose, zize zirare mu kiraro cyiza, aho zizarisha mu rwuri rwiza rwo ku misozi ya Isiraheli, zifite n'umushumba mwiza uziragiriye, ari we Uwiteka. Ngo njye ubwanjye ni njye uziragirira intama zanjye kandi nziruhure, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Ikibazo rero, Uwiteka ari guhamagara intama ze, ariko intama zibagiwe ijwi ry'umwungeri mwiza, zazibye amatwi, ziyazibywe na ba bungeri biragira ubwabo, bimenya ubwabo, barya intama izibyibushye bakazirya, bakambara impu zazo. Abo ngabo bibagije intama ijwi ry'umwungeri mwiza. Intama nibo zisigaye zumva gusa. Ariko Uwiteka ntazareka kurangurura kugira ngo intama zumve ijwi rye, zize aziteranirize mu kiraro cyiza, aziragirire. Azakomeza ahamagare, ariko ku iherezo intama zizaba zanze kumvira ijwi ry'umwungeri mwiza, azazicira urubanza n'ukuri. Kuko ngo kandi nawe mukumbi wanjye, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi, n'ay'urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. None nasoza nibaza ngo, ko Uwiteka intama ze agiye kuzisubiza akaziragirira, nk'uko twabibonye itorero rya Kristo ryari rimwe, intama zitatanirizwa mu madini anyuranye. Bivuze ngo muri ayo madini n'ubundi intama z'Uwiteka zarorongotaniyemo. Ku isi hose, mu madini yose harimo intama z'Uwiteka, ariko igihe kirageze ngo intama z'Uwiteka azibambure, aziragirire ubwe, azibere umushumba. Agiye ubwe kuziragirira. Mwabashumba mwe, mwabyemera mutabyemera, mwabishaka mutabishaka, intama murazambuwe. None ndi kwibaza, intama nyantama ziri kumva ijwi zikajya guteranirizwa ku mwungeri mwiza, none izanze kumva nizo musigaranye muragiye. Izo ngizo rero urubanza rwazo ruraje, kuko ntago zikiri intama, ahubwo zahindutse amahene. Ngaho rero nimusigarana amahene, kuko intama z'Uwiteka zo yazibambuye, yagiye kuziragirira. Iri jambo muritekerezeho, ntabwo ari njye uribabwiye, n'Uwiteka ubwo urivuze, arivugiye mu kanwa kanjye. Nimutekereze rero, mwibaze niba mucyumva ijwi ry'umwungeri, niba muri buhitemo kujya guteranirizwa ku mwungeri mwiza akabiragirira, cyangwa mukomeza kurorongotana mu bashumba bimenya ubwabo, mu bungeri bimenya ubwabo, barya intama bakambara ubwoya bwazo, batamenya izavunitse ngo bazunge,
ahubwo izibyibushye bakazibaga bakazirya. Ni ahanyu rero ho guhitamo. Yesu we arahamagara kandi ateze amaboko. Uyu munsi niwumva ijwi rye ntunangire umutima. Abana b'Imana aribo bagereranywa n'izi ntama, abamwemeye bose bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo bana b'Imana rero nibo Yesu Kristo ari guhamagara ngo ababere umushumba mwiza, bave mu nzara za ba bashumba bimenya ubwabo, ba bandi bashumba bahunga iyisegije gutanyaguza umukumbi, ariko umwungeri mwiza ari we Yesu Kristo iyisegije arwana nayo kabone n'aho yahara amagara ye kugira ngo ashake intama zishaka kwirarwamo n'amasega. Rero ndabakunda, n'iryo jambo nari mbafitiye, mumenye neza yuko Uwiteka ari guteraniriza intama ze mu kiraro cyiza, ikiraro kimwe azivanye mu biraro bitandukanye, agiye kuziragirira. Mbese uri bwemere kujya mu kiraro kimwe cya Kristo akubera umushumba, cyangwa se uraguma urorongotane muri bya biraro bitandukanye bifite na ba bungeri bimenya ubwabo? Nahawe ho guhitamo, ariko ngenda kugira inama ngo uhitemo kujya ku mwungeri mwiza akwiragirire, umenya gutarura izazimiye, izari zirukanywe akazigarura, izavunitse akazunga, izacitse intege akazisindagiza, izibyibushye agakomeza kuzitaho. Uwiteka abagirire neza, abahe kumva, cyangwa ngo Umwuka Wera abahishurire, abasobanurire ibirenze ibyo mvuze mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo mbasabira. Rero yari Bibiane wabaganirizaga kuri uyu murongo w'ivugabutumwa ryiza rya Yesu Kristo witwa Bibiane TV. Ukeneye kugira icyo anganiriza, nimero yanjye ni 0788544210. Ndabakunda, bye bye.